Nongeye kuguha ikaze mu kiganiro Isi y'abagabo, aho abagabo binegurira ubundi tukabaho ubuzima bufite intego. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikibazo ushobora kuba ujya wibaza kuri wowe ku giti cyawe, cyangwa se ukaba ufite inshuti yaba ijya igongwa n'icyo kintu. Ese mu buzima bwawe waba ujya wibaza impamvu utangira ikintu ntugisoze, ugasanga muri wowe mu buzima bwawe ushobora gutangira proje imwe runaka, ukayitangira uyifiteho umutima, uyifiteho ubushake, ariko yageramo hagati ikakunanira ukayireka. Icyo ni ikibazo ushobora kuba ujya wibaza, cyangwa se ukaba ufite inshuti iteye ityo. Humura, kuko ubu ngubu ugiye gusobanukirwa impamvu. Nagusabaga kureba hasi nimba warakoze subscribe, utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi bitambuka buri munsi mu kiganiro Isi y'abagabo. Ubundi ni ibisanzwe buri mwaka utangira dufite intego, utangira twiyemeje ko hari ubumenyi bushyashya tuzagira, hari imyitozo mishyashya tuzitoza, cyangwa se hari proje runaka tuzatangiza. Ibi ngibi ntabwo tujya tugera mu kwa kabiri tukibitekereza cyangwa mu kwa gatatu. Ibibazo bitangira kuvuka mu buzima bwacu, za nzozi na za ntego twatangiranye umwaka tukabyibagirwa, ubundi tugatangira kumva turi abanyantege nkeya. Ibi ngibi bikisubiramo uko umwaka uje n'ukundi utashye. Ibi ngibi bikadusiga twaracitse intege cyane, ndetse tukumva ntago dushoboye, tugatangira kwishidikanyaho. Ariko se ubundi ibi ngibi biterwa n'iki? Ibi ngibi bitangira gute? Ni iki tuba tubura mu buzima bwacu gituma duhorana intego mu buzima ariko ntituzigereho, gituma dutangira intego mu buzima cyangwa tukiha inshingano ariko ntituzisoze? Dore ikintu cya mbere uba ubura mu nzozi zawe mu gihe cyose ubona uzitangira ntuzisoze, ubundi uba uri kubura impamvu ya nyayo yo kuziharanira. Ubundi mu nzozi zose uzagira, igihe cyose nta mpamvu igutera igitutu cyo kuziharanira ngo zibe impamo, ntizizigera ziba impamo pe. Urugero rworoshye, nimba ibintu byose utekereza mu buzima bwawe cyangwa wifuza kugeraho ubitekereza ariko ukumva utanabigezeho nta kintu waba, nta kabuza, nta n'impamvu yo kwirirwa ubyirukankaho rwose. Icya kabiri, kwiha intego zisumba ibiro byawe. Ubundi mu buzima niwiha intego ujye wiha n'intego ubona yuko bishoboka ko wazazigeraho. Hari igihe wiha intego zisumba ibihaha byawe, ukiyemeza kwirukanka umuhanda muremure kandi wowe ubwawe uzi igihaha cyawe uko kingana. Brother, buri gihe n'uzajya wiha intego ujye wiha intego zishoboka, kandi ugende wiha n'uduce runaka uzajya ugenda ugeramo gake gakeya, tukwereka yuko intego zawe uri kuzigeraho, kandi natwo twishimire, tuzajya tugufasha kubona yuko na za ntego zawe uzazigeraho mu gihe cyose ukoze ntucike intege. Icya gatatu, uba ubona bikomeye, uba ubona biteye complex, uba ubona bidasobanutse. Ubundi mu buzima busanzwe iyo ufite inzozi ndende cyangwa ibikorwa cyangwa proje iremereye wifuza gukora mu buzima bwawe, iteka uba ubona inanije pe, uba ubona iruhije bya hatari. Ariko uburyo bwonyine bwakorohereza kubikora ukabisoza amahoro ni uko wafata bya bikorwa birebire cyangwa za nzozi zawe ndende ukazikatamo uduce dutoya tukwemerera kuvuga ngo aka gace ninkarangiza ndajya ku kandi. Ibyo ngibyo bifata cya kintu cyari gikomeye bikakigira icyoroshye, bigatuma ubikora binakuryoheye. Dore ikindi kintu cya kane uba ubura mu buzima bwawe, uba ubura abagutera imbaraga. Ubundi igihe cyose uri kwirukanka ku nzozi ziremereye cyangwa inzozi zikomeye, ntabwo uba ugomba kwiheza muri urwo ruziga. Uba ugomba kubaka ikipe cyangwa se ugashaka inshuti zigutera courage, zigutera motivation muri ibyo bikorwa uri gukora. Ndakubwiza ukuri ko mu gihe cyose uri gukora ibintu ariko ufite inshuti zawe inyuma yawe cyangwa ufite timu yawe inyuma yawe ikwereka ko igushyigikiye, nta kabuza ibyo bintu ntabwo uzacika intege. Niyo mpamvu muri football ukunda gusanga ikipe ishishikariza abafana bayo kuyisanga ku kibuga irimo irakina. Niyo mpamvu ukunda gusanga no mu bikorwa byinshi bitandukanye abantu baba bari gukora wenda by'imyidagaduro biba bisaba abafana, ni ukugira ngo bakomeze bagire umurava wo kumva yuko bifuza kubikora. Si uko abo bakinnyi baba batananiwe, ahubwo iyo bumvishe ba bantu bari kubatera imbaraga baravuga ati reka aba bantu banyizeye simbatenguhe. Nawe rero iki ngiki nicyo usabwa,
kugira ngo inzozi zawe uzazikore zibimamo, cyangwa se ibyo bikorwa watangiye ubikore ubashe kubisoza. Nawe ukeneye kuba ufite team iri supportive ku mugongo wawe. Ubundi uburyo bwiza bwo kugira ngo uzabashe guhangana no gucika intege mu kazi cyangwa mu mushinga ugiye gutangira, igihe cyose ubona ugiye gutangira igikorwa kiremereye, ugomba kubanza mbere na mbere ugategura umutwe wawe yuko ikintu ugiye gukora kitoroshye, kandi ugategura umutwe wawe yuko ibintu bibi ari byo byonyine ugiye kuzahuriramo nabyo. Kuko brother, ndakubwiza ukuri ko nta bintu byiza cyangwa nta success n'imwe ibaho igiza byoroshye. Uburyo bwonyine bw'amahoro arambye bavuga yuko ari intambara, n'uburyo bwonyine bw'ubuzima bwiza ni uguca mu bihombo bikabije, ni uguca mu gahinda ko kubona ibyo uri gushaka bitarimo biragenda nk'uko ubishaka. Rero mbere na mbere numara gutegura umutima wawe yuko inzira ugiye kugenda atari inzira igororotse, ndakubwiza ukuri ko muri urwo rugendo uzaba utangiye kugenda rwo kugera ku nzozi zawe cyangwa ku ntego wiyemeje kugeraho, utazigera uhuriramo n'ibintu byinshi biguca intege kuko uzaba ubyiteguye. Ikindi kintu ukwiye kuzirikana mu gihe cyose uri murirukanka ku nzozi zawe ni uko ibyiyumviro byawe bizajya bihindagurika nk'ikirere. Hari igihe uzajya wumva ufite ibyiyumviro bikarishye biryoshye byo kubona ibintu byawe bigezweho, byo kubona ejo hawe ukuntu hazagenda bitewe na move uzajya uba wakoze, ariko icyarimwe ntabwo bizajya bisigana na bya byiyumviro byo kwiyumva nabi ubona ibintu byawe biri gupfa. Rero kubera izi mpindagurike zo mu byiyumviro byawe, ugomba kugenda uri tayari, kubera ko bizajya bigusaba rimwe na rimwe gusubira inyuma kugira ngo ukomeze urugendo rwawe. Ibi ngibi ni ubuzima busanzwe ku muntu uri kwirukanka ku nzozi ze, kuko ibi ngibi ni bimwe mu bigize urugendo. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, reka twongere turebere hamwe ikintu cyangwa intwaro tuzifashisha kugira ngo inzozi zacu dutangiye tujye tuzigeza ku musozo. Intwaro ya mbere yo kwitwaza kuri uru rugamba rwo kwirukanka ku nzozi zawe, jya uhora uzirikana impamvu uri kwirukanka ku nzozi zawe, jya uhora uzirikana impamvu watangiye kwirukanka ku nzozi zawe. Igihe cyose uzahoza impamvu watangiye kwirukanka ku nzozi zawe mu mutwe wawe, ibi ngibi bizajya bihora bigusigira imbaraga zo kumva yuko udagomba kurekera, zo kumva yuko udagomba guhagarara, kabone nuko byaba bikomeye bite. Indi ntwaro ya kabiri ugomba kwitwaza, intwaro ya kabiri ugomba kwitwaza kuri uru rugamba ni uguhora uvunaguyemo inzozi zawemo uduce duto dutoya. Mbega aho kugira ngo bikomeze bibe ari umuhanda muremure ubona uteye ubunebwe, wowe ukagenda ukabigira utu esikariye duto dutoya. Buri uko uzamutse esikariye ukabyishimira, wazamuka indi ukabyishimira. Bajya bavuga ngo gake gake nirwo rugendo. Uwo ni umugani w'Abanyarwanda, sinzi nimba nkuvuze neza. Iyindi ntwaro ugomba kwitwaza mu mutwe wawe, mu bwonko bwawe, mu myumvire yawe, igihe cyose uri kwirukanka ku nzozi zawe, banza wumve yuko bitoroshye. Umva yuko atari umugati ugiye gukoza mu cyayi, ahubwo igihe cyose uri kwirukanka ku nzozi zawe ugomba guhora ubwira ubwonko bwawe ko bugomba kuba buri tayari guhangana n'ibibazo uzahurira nabyo muri urwo rugendo. Nibyo, ubwonko bwawe bugomba guhora buri tayari guhangana n'ingaruka cyangwa n'ibibazo biri buve mu kuba uri gushaka guhindura ubuzima bwawe. Wowe twabanye muri iki kiganiro Isi y'Abagabo, ndagushimiye cyane. Kora subscribe nimba utarayikora kugira ngo utazajya ucikwa n'ikiganiro Isi y'Abagabo kizajya gitambuka buri munsi kuri iyi channel. Nimba wumvishe iki kiganiro kiryoheye amatwi yawe kikaba kinagufashije, nagusabaga kucyoherereza inshuti yawe magara nawe wifuza yuko ubuzima bwayo bwahinduka. Ciao ciao.